Yes, ndagusuhuje wowe dufatanyije ku mininga iyi Kiva network. Ni mining nayo itamaze igihe kinini, urebye ntago imaze igihe kinini. Urabona yuko nk'iyi Telegram yayo yatangiye Novembre, ubwo ni mu kwa 11 ku itariki 27 uyu mwaka ushize 2024. Tangira avuga coming soon, urabona yari itaraza neza. This week mu December 12 bari bakiteguza. Hano bavuze ko iri live ku itariki 16 z'ukwa 12 2024. Urabona yuko nibwo yari itangiye gukora ibintu byose, application za ubwo ni za telefone. We plan to launch 3 mining modes. Iya mbere ni apps version, iya kabiri ni PC version, iya gatatu ni Telegram version. Wenda bamenyere mining barabizi, zimwe na zimwe ziminingwa muri Telegram mumaze kuzimenyera. Iya laptop yo ntago ikunzwe, ntago izwi cyane niko navuga, ariko nk'ama application turayazi cyane. Nubutse ko iyi ngiyi nubwo bayise PC version, nko ku bantu bafite Apple, ubwo ni product za Apple nk'ama iPhone, ntago bashobora kumininga bakoresha application. Ushobora kumininga ukoresheje website nka PC version, ndaza kubibereka wenda nabyo. Yes, hano urabona percentage data from previous suite survey, izi nibyo bagenda collectinga, bifuriza Noheli nziza, Merry Christmas, ibyo byose. Ariko icyo narinje kuvuga cyane ni ibibazo byari bimaze iminsi birimo. Niba utaratangira kuyimininga nawe, ngira ngo nagwa nka facts zitandukanye zakwereka yuko ari network yizewe, wagerageza. Ntago nkubwiye ngo yizewe 100%, ariko wayigerageza kuko byo urabona ifite 24 birenga hafi 25. Tugiye kuri Twitter urasanga ari network izwi cyane, followingwa. Kiva network ntago ari nka ziriya zindi ugenda ukazibura, dore ngiyi hano 26. Nona ni mining utanashakaho amakuru ngo uyibure. Nujya kureba ibijyanye na support yayo, hano hasi bafite support@kivanet.com. Ikibazo cyo cyose wagira urakibaza ndetse bakabisubiza, ari nabyo by'ibi ngibi birimo hano. Nkuko bavuze ngo Dear Kiva, izindi ni itangazo ryusa akanya urabona handitseho today. Nureba na hano hasi aho message irangirira saa 8:14 mu gihe ndi kurecordinga n'iminota 20. Iri ni itangazo batanze aka kanya. Ikirimo rero ni iki? Icyambere ni optimization of task and invitation reward mechanism. Ibi byasubiwemo nabyo byari bimaze iminsi birimo ikibazo. All task rewards and invitation rewards will automatically take effect. Ubwo nyine ibi bishyashya bakoze, nukora kuri K, ukora kuri K ugiye kumininga nabyo turabireba. Please check your account for updates. Urahita ubona izo updates zahindutse. Icya kabiri nuko ibibazo byari biri mu loginga in cyangwa se kwiyandikisha byose byakemutse. Hari nk'uwo wajyaga ujya kuloginga in wenda bikanga, byose urabona ko byakemutse. Ushobora kuloginga ukoresheje application cyangwa se ukoresheje website, byose turaje tubirebe. Cya gatatu ni social feature optimization. The issue with the friends list, abantu wagiye utumira nabo ubu bimeze neza. Hanyuma icya kane ni mining functions guide. Nuramutse ukritse kuri K Kiva nyine ugiye kumininga ukabona ntibiri gukora, icyambere checkinga neza network uri gukoresha. Hari igihe bari ikibazo cya network iri slow, igenda gake ntibibashe gukunda. User in a specific region are advised to log in by using VPN. Wenda sawa ahantu runaka itabashije kwemerwa, ino Kiva nyine idakora, utayikoresha mininga bakakugira inama yo gukoresha VPN kugira ngo uhindure location. Urebe ko wenda bitewe n'igihugu wa selectinze kuri VPN ishobora gukunda. Proposal ya gatatu, ensure your mobile app is updated to the latest version ya Kiva. Ubwo nawe urareba version ufite, wenda suje kuri Play Store urebe niba ufite latest version. Niba yarabaye atari latest, wa upgrading cyangwa updating kuri latest version. Bakakubwira kandi ukomeje kugira ikibazo ubandikire kuri iyi email support@kivanet.com bagufashe kugikemura. Our technical support team is here to assist. Timu yabo tekinike biteguye kugufasha ku kibazo cyari cyose waba ufite. Kiva network always adheres to the philosophy of breaking through innovation, never stopping.
every challenge is opportunity for grow. Buri challenge yose ni andi mahirwe yo kugira ngo ugere imbere cyangwa se waguke. Yes, let's work together to create a stronger decentralized network ecosystem. Hanyuma ku logging in rero uraza muri website ni app.kiva.com cyangwa se ukoreshe link iri muri description y'ikiganiro. Ndaza no kwishyira kuri comment ya mbere. Logging in ukoresheje email ndetse na password. Niba ari ubwa mbere ugiye gukora registration, urakoresha iyo link n'ubundi uhite uregistaringa. Urahita bakubaza ready to start mining, click K iri hano hasi ngira ngo muri kuhabona. Immediately profit start accumulating. Nkoze kuri K, ira loading aho gato. Mining time 0 minutes. Nkore kuri iyo K, ubwo mining yanjye ibirakomeje. Iyi ni invitation ranking. My invitation nayo iragaragara hano. Bibutsa yuko mugomba, niba wiyemeje gukora mining, koresha amakuru ya nyayo. Ngira ngo abantu benshi mwarabibonye muri Pi ko bagiye babaha ibihano bitewe nuko bagiye bakoresha amazina atari aya nyayo, bakakora ibintu bitari byiza. Ibyo byose ugomba kubyitondera. Ugomba kubyitondera utazahura n'ibibazo muri mining kubera ko cyangwa se ugahomba coin zawe kubera ibibazo nk'ibyo byose. Hano rero nuko mininga ushobora ku increasing a bonus bitewe n'icyo ushaka cyangwa n'ibyo bagusabye gukora. Kuri home page nuko nguko bimeze, ukamininga uri masaha 28 n'ubundi nk'ibisanzwe. Niba utaratangira rero turi kwategurira video igaragaza neza process ya registration, ariko ni nibisanzwe ushobora kubigerageza nawe ukareba uko bimeze. Turagushimiye rero naho utaha.